Apiro P the Great Drop Bombs and Genocide kubabarira ntibivuze kwibagirwa ndacyabafata nk'aba bujuje giga inzibutso that's what together we can never go for right mu nzozi muracyantera ndacyabarota ntabasha gukanguka mafis on paper chase twaraje bahindura amaface imuzi zishaje barajugunya tubapangira mupya abapambe barashaka injaga kurambika no kwiyunga twe turi mu bunga nabacaniye teri ndende natumbije agahanga mfite mwene yasesemi injojo baho undebe hafi ndi horo mba nkureba nkuri bukuruke hejuru babyita imikino banambwiye ko mpinduye slang nkareka kubatuka izanjye zacamo you bitches niggas can't hurt me anymore. Yo, what's up, party people? I go by name, Pays Up, Stani. This is Zap Club. Real shit, real talking, me. You know, I've been telling you, in hip hop table, angani wano ambere akorerwa ibikoryo bya hip hop tasanga andi hano. Currently, hano mu gihugu, me. Right now, mfite PFLA, Power Fist Ladies After, Capiro P the Great. Yeah. You know what shit, man. So uyu munsi we are about to light up this place, man. Niriwe ntinda niriwe nje mu bintu byinshi. Let's jump in. Who we have here today, man? Tell it. What up, man? What up, Mezavite, man? All good, man. Man, saka nayindishimye cyane kuba nanjye kabisa mwantekereje. Ni ibintu by'agaciro ni ku mutima. Yeah. So Mezavite so OG kabisa. Ko nanjye burahende umufana cyane we. Mba nakurikiye to. Bit. That's a blessing, man. For real. So, PFLA, watubwiye muri style ya gangster. Let them know who we have here today, man. Who we have here today. Some gangster shit. Yeah. Hey, yo, check this out. My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm chronic the best lyricists. Mfatiraho kimpango mpango abateteshaga MSC umwe kuri umwe ngo nabaraje mu nzi itagira isima impamvu ni yihe. And of course mbashize inyota ntatake nta losto ubu mafira giye muri bipipe advertise ibyo dukora nta kindi narinze nkabyo media mind control njyahoro z'ubwoko amabara baho yose ukayambona mu ndikiyo ndindorerwamo waba imyumyu utabasha kunyibonamo blazing ganja na MUGO inshinge ncumikane n'abatoti inkovu zibetatu ku maboko turi batatu nta mpamvu kubishe ntugipfa ubwoko you couldn't protect the weather Mr. Ono ubimenye I'm so long nice nka speed English school out kwigisha icyongereza senga ndekeraho bagweteo barubo nibisengo hembuze tigo nunshingeho undebe utyo usabe ndekeraho utanamfiraho ngo igihugu gitera ikindi abantu tugapfakaza amagino byibuke sineri yumbabarire fake tag no love gose hasi no interest mwirirwe. Fake tag, not love. You know what we are about to do here today, man. That's a PFLA. Thanks, man. And welcome to the Zap Club, man. Appreciate you, man. I know we kubera currently. Thank you for blessing me, man. This is a big blessing. Come on, utari kumbona right now. Fiti some goosebumps, man. Musina hosting my biggest inspirator, man. You can't tell me shit. I appreciate you, man. So PFLA, what's up? How you doing, man? How is life, man? Sha brother, life ni neza. Yeah, life neza ndashima Uwiteka cyane. Yeah, cyane rwose. That is so I can't complain. So yeah, so guko hari benshi batabasha kugira amahirwe yo kubyuka ngo bagere hano ngeze. Yes. Bicare hano twicaye sebyo. Yeah. Hari abarwayi bari hospital. For real. Hari abagangster bari isheni. Yeah. So bari no kubukora bwa danje burebure byatari. Urumva so shout out to them niggas, man. Yeah, urumva so nago tubibagirwa. Yeah. So urumva hari ibintu byinshi cyane rero umuntu yagakwiye kubashimira Uwiteka cyane. So ntabwo ari kimwe cya bibiri ni byinshi cyane. So ni blessing. Kuba twe duhumeka big blessings, man. Yeah, cyane rwose so I can't complain, my brother. For real. So twivugiye kuri content bayatuzanye hano. We don't talk lifestyle is really private around here. We don't do no gossip around here, man. We talk hip hop, we talk entertainment, business, man. When niryari people introduced you to the rap game, man. Nimba ubyibuka niryari wa falling in love with hip hop. Yo bro, akenshi umuntu ambashe gutyo nkunze kuganira ku kintu kigiye nakoreye indirimbo muri studio. Yeah. Aho kurebye ntabwo ari cyo gihe nakundiye umuziki wa rap. Cyangwa culture muri rusange ya hip hop. Yeah, ni ibintu byatangiye nk'ikiri peti. Ariko ndi peti byari gukunda gusa no gufana cyane no kubikunda ariko ntabasha kubikora.
ntazi nabo babikore ko abantu bajya no muri studio ntago narenze tse n'imiziki mba ndi kumva ikorerwa gute cyangwa ikorerwa he niko bitangira umuntu akiri umupeti so naho byatangiriye ndi umupeti muto cyane ku myaka 11 Yes, yeah, 11 kabisa ntangiye kujya muri game nyikunda byatari so biza kurangira nyine dukuze 2008 nibwo ninjiye studio bwa mbere 2008 2008 kabisa nibwo ninjiye studio bwa mbere hari umufana uyu munsi wa hip hop cyo gihe wari utaranavuka 2008 ariko hari umufana wa danje wa hip hop right now hari n'umurongo kubita mu mwe muri track zawe kubita ngo nafashe what ngo nkubita nireba mu kiyongo nsapoza kari microphone urayoboka of course aho ngaho ni mu ndirimbo twakoze bita rap philosophy rap philosophy ku bwanjye ubwenge bwanjye na anthropology library mu bitabo nco compliance encyclopedia ni ball ya kera believe ko yakozwe n'umuproducer bita Evidex shout cyane kuri Evidex urumva uko urumva niho harimo ikintu cyo kugerageza nyine kuvuga nyine urukundo rwa rap music ko bitangira abantu bakira abapetine urumva ushobora gufata beat ushobora gufata igisokozo ushobora gufata ikintu cyari cyose urumva kuba ukireba muri miroir nyine ugasapoza kuri gukunda urimo urakubita kuri muri TV so ngira ngo yegeze naze yegeze gukina ukaboro muri ntuza mu ndirimbo bita Nazis like Nazis like tukivuga kuri uwo murongo hari imirongo ingahe nk'ine cyangwa itanu igiye kukubwira ndajya nkubwira umurongo umbwiye nimba wibuka track wawo kubisemo n'ukubitamo n'ubikora bore eshanu hari prize me for twagiye boro ya mbere ari boro kubita ngo cocksniff nari mpaguye amashyiranzi by'amazuru ubu kubita mu yengoma nibwibuka pe the challenge of hip hop ku magara yacu ayabo n'ubushwange naturiye mvihero cocksniff nari mpaguye amashyiranzi by'amazuru ibipipe bitumbye igifu business neganda remba ncika ingufu mu gipande bake yose akira booster kuri gitandatu imyipfusho y'indayiberewe kine risker yenariye nanjye narabyemeye yakokinze na muri boxer mpumvya vuba kubitane muri platform banirampije heroine igera ku isoko ifinance amashuri y'imfubyi mwadusigiye sekira abanzi nka minyoni wa kibazi by'inminsi twaciriye amarozi twara bagomba gupfa biranga yo bayita ubuzima ndaya that's for real nige gwite nkubaza ni umurongo wundi igisekira abanzi nka minyoni wa kibazi by'ino minsi nayo ubwo ni no ubuzima ndaya twagiye kwa kabiri hari uvuga ngo wono wa gatatu right nabacapuye map tubereka inzira basa n'abahumutse uwo muro iyo rhyme ikwita ngo nabacapuye map tubereka inzira basa n'abahumutse ambereka inzira basa belo kiyo ndirimbo man hatari njye nyine ndumva irimo n'abandi ba gangster to twayikoranye ndumva irimo n'abapaka I think sebyo ndumva irimo n'abapaka bro aho ngo yabana ndatsinzwe to iyi line wayikubise mu ngoma bita umunsi nzaza uri kumwe na Fireman na Quincha okay ko urumva ari indirimbo mwana umuntu abataragiye akunda kumva cyane ko nk'indirimbo nk'umunsi nzaza yasohotse mu bihe ari indirimbo bitagufasha aho byataje for real ubundi murongo sasa arawukubita ngo sinzuri hit sinzuri quit Jemba ndama studio nandikira beat yo ngiyo believe ko mbikora faster nka kuryo somba ganja basta twister uzanye mechi ndatsa jyana hirya zagara uzane hina magara ipeso diza nica kandi peso ni faranga byagutera indwara mu ghetto ntabaganga slang z'abasaza ko mihanda biracikanga ibyuke barakwikira ubunga n'amajiga ntabwo gice kandi we ntabwo naseka ntabwo nanasepera ntitwifunga kimwe ntabwo twifuza kimwe
birebire ibyanjye ni birebire nka nirukurikiye ngo nabo niyubakiye bibondo twirereye Bax avuga ziri he kazapfa byose bishire uzabaze giside ni boss muri side waje hano uvuye he byuzanye hano ni ibiki sige mu muziki abana bejo bundi ntabwo muzi binari ibiki sinzuri hiti sinzuri kwitinge madama studio nandikira beat ndashaka inoti imisozi nk'imwe y'aba Jay-Z ntabwo tubwiye bayita umuhanda w'uyu munsi that's for real man dusoza ari boro nayo kubise ngo nahiganye n'urumuri mvumbukana n'akabi your rhyme wayikubise muri boro hold on nahiganye n'urumuri mvumbukana n'akabi ishushoza hold on 10 seconds bimaze kuba byinshi 10 seconds right bimaze kuba byinshi come on man iragiye ariko iyo wayikubise mu ngoma biti ibihe one of my favorite track man ibihe kabisa nimwe mu ngoma numva ibihe iyo bora ngo ni muri verse ya kabiri sibyo ni verse ya kabiri ni ibihe ba verse ya kabiri byose ni ibihe shuti nzego nziza riteye fungo nifotse byose nibihe assalamu alaikum wa rahmatullahi bakoboye mbanje kubasuhuza ngira nti nimwirahemu iminsi iramusiga ivuze vurya bavuga nonsense iri mushesha mukasa mushiripfo ubukungu bwatase ateza iribwa byatinze ndakura mama mbyararabura ubyaye ntabi nanyungu ndabyumva wari muto ntabuka ruriho icyana nk'icyo cyajyaga hembure kwiga mbe nk'abandi nta mutahitahune inzira zabo n'uhisi buri wese ahiga inoti bicaguye isosi nega nubwo utarya amafi igihe cyose duhora imihanda dusotoka icyo nifuje nukuba bose baba nkanjye bose baba ndaraje ndapowesha ndabyara ndabacutsa that's for real ibihe ubwo birarinze ukuntu ukibuka indirimbo nyuma y'imyaka 10 man ukibuka verse yose that is so dope of you man umurongo wanyu nta na rihasa umuntu abakora naki umurongo wanyu ni ball kubita ngo kubabarira ntibivuze kwibagirwa ndacya aho honyine bigarukira kubabarira ntibivuze kwibagirwa your rhyme wayikubise muri track ndumva ari mu ndirimbo bita horon bita imva na nyirayo so dope imva na nyirayo featuring G Bruce man Capiro P the Great Drop Bombs and Genocide kubabarira ntibivuze kwibagirwa ndacyabafata nk'aba bujuje inzibutso that's what together we can never go for right mu nzozi muracyantera ndacyabarota ntabasha gukanguka mafiz on paper chase twaraje bahindura amaface imuzi shaje barajugunya tubapangira mupya abapambe barashaka injaga kurambika no kwiyunga twe turi mu bunga nabacaniye teri ndende natumbije agahanga mfite mwene ya sesemi injojo baho undebe hafi ndi horo mba nkureba nkuri bukuruke hejuru babyita imikino banambwiye ko duye slang nkareka kuba tukizanjye zacamo you bitches niggas can't hurt me anymore dore ko ntaburira bikurura ndabenyikurungaho mayirungi n'ubuganja imbobo z'ikinyambo zimfiti no kuzamuraho banevara home quiet money CEO bitch. Yeah, that's what's up. That was PPFLA, man. Thank you so much. Right? Yeah. That was so dope of you, man. That was so dope of you, PFLA. Hey, bro, ntabwo nari nzi ko wapasinga izi staff zose man. Ni bori mwikunaniye mena bra. Ira navuga kariya rero. Rero uko taruri kuyibuka neza. Kariya kantu rero. Yeah. So PFLA ubundi niryari atari kuvuga ngo igihe wamenye yuko you can rap, who made you, niki cyatumye uba inspired na hip hop man, kuko hari genre nyinshi muri career ya music, hari abakora afrobeat, hari abakora pop and shit. Why kubera icyo hisemo hip hop? Me blood no kuvuga ngo ya hip hop ntabwo nakubeshya sinakubwira ko nge nayihisemo. Yes, ahubwo ni navuga ko ari nka environment na environment yabiteye uko nisanze nyine mu bantu bakunda umuziki wa rap cyane. Urumva so hari culture nyine muri rusange nka ya hip hop urumva. Ntabwo nakubeshya uburyo natangiye gusaginga urumva
ntabwo nibuka buryo kibi byose byagenze n'uvuga ngo nisanze nanjye mu bantu babajura babarara nyine bameze gutyo tu so nanjye nkurira muri iyo culture tu ni nko kwakurira mu barastaman urumva ukaza gusanga ufite amadred ya danger ukuza wumva reggae bitewe n'we bitewe naho kuriye so nanjye no kubyaje rero I think for real so ninde muntu ubundi artist wa inspiring like muri hip hop ninde mu favorite rapper wawe alive or dead? So dead or alive? I mean alive ni Nazir Jones. Nas, man, shout out to Nazir Jones, Nostradamus, Escobar, uriya ni number one, uriya man no wambere kanikurikira ubundi to. N'abatamuzi so man bajye kumucekinga to. So hakazamo of course late Amaru, Tupac Shakur. Rest in peace to the legend byose. Kaza Biggie, Notorious B.I.G. Krista cyangwa se Christopher Wallace, cyangwa se Frank White. Ayose ni amazina ye. So yaduhaye Ready to Die, aduha Life After Death ari nayo ya nyuma. So ukuvuga ngo abo nibo bantu nyine nanjye nakubwira uvuga ati okay ni benshi akaza Wu-Tang Clan. Ariko Wu-Tang nakundagamo abantu bake urabizi ko ni benshi bageze mu 9 cyangwa 10 ba ntibeshye nakundagamo abantu babiri cyane nakundagamo Nova uko ntago nkundamo abantu babiri nkundamo bita Ghostface Killer sharo cyane kuri Pretty Tony so ni kwa mwito wundi so ngakunda no bita Raycon nibo abantu bandi cyane muri Wu urumva so especially urumva ko ngewe abantu abaraperi bose ngewe nkubwira bose utamva ko ari muri New York City kunda New York City nabo muri New York City gusa even na Tupac nubwo yaje kugeza nawe ni muri New York nawe iratubwiraga ngo wesa muri New York avuka muri New York City so urumva ko ngiye abaraperi banje bose bari best kuri muri ya coast nyuma ya urumva y'Iburasirazuba yes so between Biggie and Pac hagati ya Biggie na Pac ndabizi bose naba hip hop mogo na abantu bakoze ibintu byinshi ni naba late legend kabisa ariko hagati ya Biggie na Pac nindu preferring more than another? Navuga Pac navuga Tupac cyane kubera ko Tupac ni Tupac nyine tu Pac ni king, Pac ni umwami, Pac ni ubuzima urumva so kuko Pac afite yadusigiye ibikorwa byinshi cyane mu gihe Biggie nta filime za Biggie nageze mbona akihari usibye izo bari kumukina uyu munsi none bakina ubuzima bwe so hari ibintu byinshi cyane kuko urabona nka Pac afite album zitabarika so wareba nk'igihe yari coding album ye ya mbere bita Tupacalypse Now I think that was Tupacalypse Now yasohotse 1991 icyenda rimwe kabisa imagine man icyenda rimwe so urumva icyenda rimwe icyo gihe Biggie ntasinze ikintu cyo ya B.I.G yakoraga kuko nta bikorwa bya B.I.G ngiye nzi icyenda rimwe probably ushaka gusanga icyo gihe Biggie yarakira umunega ukora ama freestyle ukora gusa ama freestyle kuri street waruzwi n'abanega bo muri Best Die bo muri Best Die nako Best Die Brooklyn aribo bari bamuzi bonyine gusa sibyo ariko Pac icyenda rimwe yaramaze gusohora album bita Tupacalypse Now at the same time asohora na filime bita Juice urumva so then ibyo bitararangira ahitongera asohora indi album bita Strictly for My Niggas niyo yari boro ya kabiri still icyo gihe Biggie ntaraza urumva mu gihe Biggie agiye kuza Biggie yaje kuri album kuri debut urumva iyo bita Ready to Die yasohotse 94 amatari ntabwo ni amatari sinyibuka neza yasohotse 94 ariko isohoka n'ubundi no muri 1994 na Pac afite album iri hanze yari igiye kumara almost umwaka wose iri hanze yo bita Me Against the World urumva you know at the same time Pac arongera bafite indi album yonze ya Tag Life yakoranye n'abahomboy be n'abahomi be urumva ba Gaddafi ba Gaddafi bari batazamo yo ni Outlaws iyo ni album bari bafite hagati ya 1995 to 1996 yuko nuza asora All Eyes on Me double album All Eyes on Me urumva
For real. Hey, you know, buriya ntuza Outlaws Yeah. paka yapfuye nta album iri official ubundi bafite. Okay. Bafite album bita Still Arise. Yes. Yeah, album yabo yitwa Still Arise, ariko Still Arise ntabwo ari official album bicaye bakayirecordinga yose guhera kuri outro kugeza kuri intro, no guhera kuri intro kugeza kuri outro. Track zose ziri hagati aho ngaho ntabwo ari pod bicaye yose ngo bayikore bose bari kumwe, barecordinga agatrack kamwe no munsi ejo cyangwa next week bakarecordinga kandi na Outlaws urumva paka bari busy to himself cyane buriya urumva, so yari afite issues nyinshi cyane kurenza Baraperi. Yari afite issues nyinshi kabisa. Filme urumva, so filme nka za Poetic Justice, za Above the Rim, ibyo bitendo byose paka yaramaze gukora, yaramaze ku model, yarasigaye yamamariza za Versace urumva, sibyo? That is so dope. Urumva yamamariza za Versace biki byose bro urumva. Ba Madonna barasaze man, uko Madonna ajya kumusura isheni. Madonna, reba Madonna wakiragiye no kwimana mu ijuru. N'uyu munsi na Madonna wakiragiye n'uyu munsi na Madonna arasara. Bariya no kuvuga ngo ufashe Beyonce ugafata na Rihanna still ntago bashobora ukabafatanya, ntago still bashobora kuvamo Madonna kugeza umunsi ntago baravamo Madonna. So reba umuntu ufite kimeze ngana gutya muri game muri industry, ari n'umuraperi no ari na culture. Oya ndavuga uriya baby Madonna urumva yaragenda akajya gusura park, akajya gusura park arishe park akiri umurara. Ari n'umuraperi ari gangster type shit no byadanje. Madonna akajya kwisurira isheni urumva ko paka afite kimenyinshi rero, yarafite gahunda kabisa, yarafite kimenyinshi nyinshi cyane. Ase bundi ubona biterwa n'iki paka nago yari ari mu maboko meza cyane kurusha Biggie ndakeka, nabyo wenda ari ukino uri bubitubwireho, ariko paka na Biggie ubundi ninde muntu wari uri mu maboko meza muri kiriya gihe, ninde muntu wari uri urabona paka yari afite Suge Knight wenda n'abandi tutazi cyane, ariko Biggie yari afite PDD, kandi PDD yari yaramaze kuba introduced ku bazungu cyane. So ninde muntu wari uri mu maboko meza hagati ya paka cyangwa Biggie? No, I mean tugiye kuvuga ibyo ku muntu ari mu maboko meza wenda uko amaboko meza ntago twamenya exactly kuko amaboko meza hari amaboko aba yanduye sibyo, hari amaboko aba yarakoze amabi cyangwa amaboko nyina akora amabi byatari ariko akaba atabashuka umuntu atayoka. So ariko tugende kuri iyo kintu wenda twavuga yuko wenda ari Biggie twavuga ko ari Biggie at the time sibyo, kuko uburyo Bad Boy Records kwa Puff Daddy icyo gihe yari Puff Daddy, so yari Puff Daddy. So icyo gihe urumva ubona ko Puffy afite ukuntu nyine yamuvingaga ibintu by'amasuti urumva shiny suit n'iki yari yaramaze gushona umusaza, yari yaramaze gushona abacenture bari baramurabuye kera tu. So ukabona ko paka Suge Knight man nigga, Suge Knight we manzi waraje at the same time avuye ku ishuri yakinaga football America NFL urumva. Yakinaga NFL yes urumva. No, since niba yarageze kuri level ya NFL urumva, since niba yarageze kuri level ya NFL bo nyuma ibyo ngibyo bivuyemo arangije n'ishuri ngo yaje kuba bodyguard, yaje no kuba no bodyguard wa Bobby Brown. Bobby Brown muri ntuzo muri New Edition. So niho yagiye akura ama connection, ni naho yakuye connection ndi ya Danger ari bodyguard wa Bobby Brown. Biza kurangira ama connection yatangiye kuyabona, biza kurangira afashe umupeti w'umucentro bita Vanilla Ice. Vanilla Ice sinzi umuzi. Ufite indirimbo iguha ngo ice baby ice baby. Uriya Petrol rero yari akaze byatari muri ya myaka. Bavuga ko Suge Knight yamufashe amuzamukana nko muri etage ya Senkani. Arangije amugejejeyo amujyana kuri balcon. Urumva afite na paper na bic n'aba bodyguard ba Suge Knight bari muri salo, abandi bari kuri balcon. Afata uriya mupeti urumva ahita amuga ntabwo yamufasha ngo amucurike wenda gutya oya, we yaramufashe ahita amwereka ahantu bahagaze urumva nko kuri floor ya Senkani. Aramubwira ati maniga ahantu duhagaze wabonye? Ati musa ntabonye. Ati rero hanga mfite paper nanga mfite bic n'ikaramu, wowe ikintu cyo ngiye kugusaba no gusinya ahonyine gutya gusa tu bikabiraranye turangizanye. Numva nabonye uri kumwe n'ababebera muri salo, itukomeza pari yawe n'abasheri bawe twigendere. Ase kweki Suge buri gihe ya forcingaga ibintu man, kweki buri gihe ya forcingaga. Urumva peti w'umuzungu yarebye ibintu bimubayeho
areba ahantu bamweretse bahagaze Yeah. areba n'akantu kari simple cyane nka bike n'urupapuro Gusinya urumva orders. we wakora iki Yarasinya bayinjiye muri rap. Shug recruitment Shug ntago ari kumushyira muri death row. Yeah. Shug hari Shug n'uwari ugiye kumwiba yari agiye kumukuraho ibiceri hafi ya byose ahagaze n'uburenganzira musaza. Naye nibajije impamvu nta mu white nari nzi muri the flow nkibaza ikintu yakorewe mu pita aho hantu ikaca nta mu white wari bugiye muri the flow kirya no kuvuga ngo yari masinya nk'amaceke Shug yari agiye kumwiba ubwo urumva rero man iyo wiyasosiya n'abo bantu nk'abo ngabo urumva none bagendera mu magang urumva gang affiliation n'iki ngo bloods whatever n'ibiki byose bro man ibintu babikaze to so nk'ubu ngubu urabona wenda nko kuri hotel MGM ba park bamaze kureba match ya Tyson bavuye kugira ngo park bahita bamufata aho kugira ngo bahita bafata park bahita bamujyana kuri hotel urumva ko kuri hotel na girlfriend yaramutegereje icyo gihe park yadetegaga umwana wa Quincy Jones. Quincy Jones rest in peace wari manager wa Michael Jackson. So park yadetinga ku mwana rero umwana wa Quincy ni garari gangster yararyoshye muri iriya minsi. Sinzi yuko icyo gihe banavuga yuko park yaraje bagiye kureba iriya game park amusize kuri hotel. Aho kugira ngo itegene yifatire baby girl kuri hotel bicilingire cyangwa se banakomeza izindi game zabo. Park aho ngaho nyine bakiri kuri MGM niho haba ya fight bakumpete bitaga ntoza bamwita mpete bakomye ni bari Orlando yes urumva bamukomera hari abantu babireba n'ibiki baramukomeretsa byatari. So iryo joro rero ndumva naryo joro Park yapfiriyemo urumva why kubera iki baba lebo yiwe buriya yakoze ibyo yagombaga gukora. So the true record Park yumvaga ko nyine agomba kwiyereka nyine yuko ngari ngo he's loyal to them niggas urumva ari umutagana wa danger loyalty na tax loyalty n'ibiki byose ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nta naho byari bihuriye bira Park ntabwo yarobreje kubikora urumva Park yari umuraperi wa mbere ku isi urumva yari umuraperi wa mbere ku isi ugiye uri murinjiza amafaranga ya danger arenze urumva amaze kurenga abantu bose ku isi urumva muri platform zose z'umuziki yaramaze kurenga abantu bose bagiye kwinjiza bari kwinjiza cyangwa bagiye no kwinjiza amafaranga menshi. So Park ari cyo gihe abantu bari bamufite mu nshingano ariyo Death Row Records bagakwiye ko baramenye inshingano bafite urumva bagakwiye ko baramenye inshingano zabo bagakura Park nubwo niyo fight yikiba Park bari kumubuza kuyijyamo urumva kuko Park yabaga afite aba bodyguard nka batatu bagomba kwita bafata Park bakambwira ati Park wijya muri no fight ntago ikureba wowe twagiye let's go urumva back na hotel ko muri iryo joro ni nabwo thank you kuri iryo joro nibwo ntibara bakifite ngo barashe Park nyine kuko bare bamuhiga ijoro ryose ariko imyenda Park yari yambaye kuri fight yabare hinduye ntago ariyo bamurashe yambaye byagenze ukuntu ibintu bimeze ba Park bavuye hariya nyine kuri fight ya Tyson baragenda bajya guhindura imyenda nibwo Park yise yambara ibyo yari yambaye n'ubundi irasengera icyatsi yari yambaye na chain burani nako yari yambaye before none kwa kundi bagiye kujya nk'ahantu nyine hari amafoto ya danger baca ahantu bagafata ikindi cyangwa bakagikodesha cyangwa kirenze cy'amavasaci n'ibiki byose barangiza event yarangira bakagisubiza bagafata ball zabo barani ko babaho tuninga nk'abastari nyine urumva so nuko iyo map yari imeze. So ubwo urumva rero yuko bari njyewe blaming cyane Shock Knight blaming cyane Shock Knight na Death Row Record muri rusange nka label. Mbese ubundi abantu bavuga yuko n'undi yari setup ya Shock Knight bo ubivuga iki pe? I don't know ibyo byo kuba ari setup nje ntabwo nabitinda uko ntabwo numva ukuntu noza Shock Knight ya setting Tupac urumva ya setting up kandi bari kumwe muri the same vehicle urumva ari uwo babiri muri same vehicle bro wowe utwaye undi yicaye ngo muri passenger seat urumva bakaturasa amasaso ngana kuri yabo se niki kivuga ko warokoka se ntabwo icyo kintu like ntabwo mbaye satisfied neza man. No I mean so now imagine abari wowe no so bro wagira wagambanira umuntu wenda kugira ngo naba badukurikiye babyumve neza wagambanira umuntu ukavuga ati uyu muntu nituza kugera kuri Feruje haraza kuza imodoka ebyiri wenda imwe hariye indi hano
baturase ariko babonega bagiye kurasa ntabwo twumvikanye amasasu bari burase Okay. urumva cyane bari burase ku this side kandi ubwo banarasa kuri side ya passenger seat ntabwo there's nothing nta kintu kiri guarantee yuko waya amasasu ataza kukugeraho rero kintu byo bita ntuza stray bullets urumva zivanga mani kica n'umuntu uri muri apartment runaka hejuru kandi ntawe yarahuriye nabyo urumva so ubwo nukuvuga ngo rero ntabwo Shug Nights ntabirabe ntabwo yarabizi neza ko bigiye kwita bigenda kuriya ahubwo bo the fuck with the wrong niggas the fuck with the wrong people at that night na Shug ntabyo yarazi birabintu ntabwo nawe expectingaga iriya outcome iriya outcome ntabwo especially wenda ririya joro we yarazi ko bari apete baba creep urumva bari apete bantuza ba Orlando we arabazi ko ari abantu babi cyane kandi bari apete bose yaranabazi ko bafite aho bahurira na Biggie bari n'abantu ba Biggie cyane urumva ngira ngo story warayibonye yari gang ya Biggie cyane noneho we yarazi ko birabintu bizaba bikazaba nka nyuma bariteguye bari prepare fresh ariko ntabwo yarazi ko bishobora kuba ari ya joro nyine exactly the same night niho bahise babemereza rero ntabwo bigeze batinza hagati y'urupfu rwa Tupac n'urupfu rwa Biggie ni iki kintu nihe tragedy ubona wakiranye na Bros cyane hagati y'urupfu rwa Biggie n'urupfu rwa Pac I mean my brother Biggie yabari Biggie cyangwa Pac twabuze abarapa barenze so urumva rero nk'imiryango yabo noneho inabazi freshly proche cyane nabo hari umubyeyi wabuze umuhungu we I mean ari mama wa Pac yabuze umuhungu we Afeni Shakur urumva rest in peace so ari Christopher Wallace mama wa Biggie nawe yabuze umuhungu we urumva umwe wenyine noneho w'ikinege agira urumva so kuko ndumva ari nawe mpeti yagiraga ko ntabwo sinari nabona abandi ba siblings ba Big ndumva yaramufite yagiraga sister nawe ari half sister yarafite Pac yarafite half sister na half brother afite half brother we urumva wabita Muprem Shakur Muprem Shakur urumva Pac yarafite abavandimwe urumva tari Big yari ikinege I think so akurumva ari Christopher Wallace mama wa Big yabuze umuhungu we urumva ko kumubura ari umwe noneho gusa so na Pac bigenda gutyo kuri side n'abavandimwe babo mu miryango yabo so ni hatabaza twe biratubaza kandi ntabwo twe tuziranye nabo urumva nkanye icyo gihe nari n'umupeti muto yabyatari ariko byambabaje icyo gihe kugeza no munsi none biracyambabaza kuri bombi yaba ari Big cyangwa Pac kuko bose barabavandimwe barenze to kwisi cyane na at least Big wenda yasize n'umwana umwe se Big arabafite Big afite nka batatu I think ariko urupfu rwa Big rwo naga abantu bajya baruvuga bo Big what happened mu magambo make mu masegonda Big we yapfuye atubunda abantu benshi ntabwo bajya babimenya I mean kuri Big rega nawe byagenze the same urumva nizindi nk'iriya scenario nyine ya Pac tu nawe niko byagenze nawe ni abiro kuno bari hafi y'amaferuje nyine kwa kundi urumva so sinzi ndi vyo kuno yaje iparika hafi ya Big mukuntu bagiye kumva bumva nyine abana amasaso aravuze Big nyine bahitano bitabirangira gutyo sinzi pari bari bavuyemo hari pari ngo bari bavuyemo n'ibiki byose ntabwo mbyibuka neza ariko nawe yaravuye muri Big yaravuye muri pari niba taravuye muri pari yarayigiyemo cyangwa yivuyemo ibintu nk'ibyo urumva bose ni same story kabisa Pac yaravuye muri fight ya Tyson urumva undi navuye muri pari avuye guparinga ball so urumva ko bose mari byo byagenze kimwe kuko bose ni mu modoka bari ku street hafi y'amafi kandi bose ni drive by kabisa bose n'ama drive ni drive by so tuvuye kuri izo tragedy ni USA kubera ko ariho hantu niho twakwibanda cyane ni abaye top 5 rappers reka tureke kuvuga rappers kuko rappers n'abarunazi X baraje ngo n'abaraperi abantu ni bwira aba top 5 MCs PFLA yemera muri USA baba ari bariya cyane muri bari aba audios top 5 favorite artists just favorite MCs ba Pifla no I mean nakubwira Tupac Shakur ubu ni umwanya wa mbere Notorious Big wa kabiri Nas
Nostradamus gatatu. Nostradamus ni gatatu. Yeah. Jay-Z. Yeah. Jadakiss. Jadakiss. Nta muntu expectingaga Jadakiss kuri uwo mwanya. None Jadakiss kuri njyewe arimo. Abantu bahita bumva kubera iki umwanya wa Jadakiss wenda udafitingamo ba Snoop cyangwa ba Dr. Dre. Kandi nakubwiye ko njyewe ndi umunegama wakuriye nakuranye n'abantu bo muri East Coast cyane. Nakuriye kuri rap cyane kuko njye nkunda abanditsi. Nkunda abantu bagira lyrics ziri deep cyane. So kandi urabizi abantu bo muri West, okay, no disrespect ku bantu bakunda ba Snoop bo muri West Coast. Urumva ariko ntabwo na Snoop ntabwo namushyira muri top 10 yanjye. Ahubwo tugiye ku bantu bafite amazina akomeye, amazina by'izina. Kumva ngizina ngo Snoop Dogg. Urumva abantu bafite ama AKA. I'm talking about AKA. Urumva Snoop Dogg ashobora kuza ku mwanya wa mbere muri AKA. So tuvuye gatoya kuza USA na industry ya USA with this back here, tugaruke hano none kuri staff za hani wacu hano mu Rwanda. Hip hop hano mu Rwanda ibona gute pi? Hip hop mu rurimi rw'ikinyarwanda n'abayikora ubibona gute? Like currently what's the situation? Man, hip hop ni neza kwa kundi nyine ndacyahari. Ndahari kandi urumva ndacyabikora neza. So ubwo numva niba hip hop imeze neza tu. Yo PFLA hari bivuze ngo hip hop byose bikimeze neza. Still alive. Nabaye ba top 5 byibuze MCs hano mu Rwanda. PFLA yavuga ati these niggas barabikora. Top 5 yacu muri rap. Muri rap top 5 muri rap muri top 5 muri rap navuga Ndayishimiye Bertrand, KA Double G, yeah, Bulldog, yes, yeah. Uwo ni rimwe namushyira ku mwanya wa mbere. So umwanya wa kabiri naza na Rukundo Elia. Yes. Ku batazi iryo zina ni Green Mili Bandana. For real. Yeah. Then kuri gatatu nashyiraho Nurfasasi. DPG. Yes, DPG. For real, diplomat kabisa. Shout out. Ni gatatu, right? Yeah. That's number 3. Yes. Yeah. Kuri kane. Yes. Kuri kane nashyiraho bita GODSON. Godson. Mame Godson. Kibiriti. Yo, for real. Kubataze mu mazina no bita Fireman. Kuri kane. Yes. Ubwo ku mwanya wa gatanu umuntu umwe twari dusigaranye wa gatanu. Byabaza ko ibintu biba bikaze byatari buriye. Bikaze cyane. Ariko drop that shit. Anyway, hari umuntu ugiye gushyira ku mwanya wa gatanu, ariko uwo mwanya wagakwiye ndabisobanura. Ndaza kubisobanura mu gakeya. Okay. So umwanya wa gatanu right now no umwanya nashyiraho umuntu bita Gatsinzi Emery. Riderman. Yes, shout cyane kuri Riderman. Yes. Ikintu numvise mu Jay Polly, izina Jay Polly ntago ngiye nigeze mentioninga ngo dead alive or see. Oh yeah. Kaba kuvuga muri top 5 no kuvuga ngo nari base kicyo kintu uza kukigaruka. Nari cyane kuza kukigaruka uza kumbaza kuri Kabaka. Uko urabona man kuri njyewe ubu ngubu Kabaka no umuntu ntagikunda kuba gupfa ku mentioning aho gutyo gusa urumva. Yes, yeah, kuko ari ibyo ngibyo Kabaka nagakwiye kuba rero nashyize ku mwanya wa mbere. Nagakwiye kuba nabanje ku mwanya wa mbere. So ubwo ntago mashaka Kabaka tumutindaho cyane kuko nuko bimeze. Muri nge nuko bimeze. Kuko muri top 5 sibyo top 5 yanjye yose nkubwiye. Boss barabizi neza ko Kabaka yagakwiye kuba ariko ari we ubanza ku mwanya wa mbere. So ubwo ari iyo ntamubanje ku mwanya wa mbere urumva ko sinamushyira no ku wa gatanu. Nta nubwo namushyira no ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu. Kuko he deserved the number 1 spot. Kabisa. Umwe mu bakoboyi bacenjinze rap game hano mu Rwanda kabisa. Niga yakoze akazi kenshi. Ako se wundi pi waba introduced gute kuri bare abakoboyi ndavuga ba tough gangs, right? Waba introduced gute kuri ba type ni gute mwatangiye gukorana? Who found who, like ninde watigise undi byagenze gute byikoze gute?
amen so kuri njyewe na TG no kuvuga ngo nanjye kugeza umunsi wa none biracyari ibintu birenze to ko ari nanjye njya nicara nyine nkabyibazaho ukuntu twahuye so nabonye ari ibintu nanjye bisa nkaho biri kwikora to kuko hari abantu benshi nagiye nkunda nagiye numva bavuga ngo muri tavuga ngo bomba nyine ngo bose barenze uyu mushinga P-Fla ngo bomba okay it's okay whatever he's okay numva wakumva Farman is crazy wakumva Green P is crazy numva so ubona ko muri tavuga nta muntu ngo uri weak wabona muri ya crew numva Jay no correction piece numva so ubwo roma ni crew yahujwe na universe nature yabikoze to yes wenda nshobora kukubwira yuko nahuye na Bulldog bwa mbere niwe twamenyanye before aza kunyereka n'abandi bose n'abandi bose tugenda tumenyana mu kuntu nyine so tugenda tugerana na relationships zitandukanye bose so ariko bro navuga ko ari nature yabikoze to for real P-Fla kuva waza muri industry rap game hano mu Rwanda abantu bakuzi cyane ku kintu cyo kudapfusha uri mukowe mwagiranaga akabazo mu gitondo yabyukaga yumva this track ya daje icyo kiraro wazopi hano ubwo abantu benshi byatumye abantu benshi batavogera career yawe kubera ukuntu batinyaga kudisingwa na P muri career yawe wakoze amadis menshi wadisinze za KGB tugeraho koko ngo waravuze ngo KGB razima turahamba baribagirwa right muri nagwaye imbaraga yes KGB nagwaye imbaraga hari ntaruhuka nabadisinze muri ntaruhuka bagaruka muri so nagwaye imbaraga beef yawe na KGB kiriyagiye yaterwaga n'iki sharo cyane men kuri KGB Kigali boys man sharo cyane kuri mama smart nta kintu cyadaje uko nta mihanda mwahuriraga mu skizi cyane no I mean biriya byaro kugira ngo nyine man bashaking mo gacyande men no mvuga se ushumi zanjye man kuko man mwe murakubita rap n'ibyanyabyo cyangwa n'ibyo kumwe murabigikondo gusa bikarangira aho ngaho barabigikondo bazi guteza iki abana bigikondo sharo kuba gangster bose bigikondo so muri career yose yawe this wakoze ikagushakinga cyangwa ukabona yuko umucompetitor nawe ari strong ni nimba byiba so man nta yindi to ni yanjye na Double G man iriya yanjye na Double G ni amateka cyane so shout cyane kuri ndayishimiye no mpamvu kuri njyewe ndayishimiye nyine urumva mpamvu Bulldog nyine ahora ari umwami ahora ari number 1 kuri njyewe kuko I don't think ko muri kiriya gihe hari undi muntu twashobora kuba twajya muri competition nk'iriya urumva ntagira ubwoba urumva nta bintu byo guhaba kandi akabasha no kubyakira man akumva yuko nyine ari game you dissing me man I diss you back man come on but if you kimi zose wakoresha nene wongeye ndibona ndazikuba gatanu so hari abandi bandiga man wandikiraga mu kuntu no mentioning izina ariko ugasanga yabyumvishe arabizi ko you talking about him au ugasanga ntabasha no kugusubiza urumva akahita haba urumva ngo wapi ngo n'iki bose bro come on man this is hip hop come on sport man agabaga agomba gutiya agomba kudisinga back game karyo fresh so Double G no mwe mu bantu buriya surebe ngo kwa kwenda ngo ibintu ngo katarahindutse cyangwa ngo bwo yarahejeje even today umwinjiriye fo yakubwiza ukuri yahita gutamo kabisa kiboze na kaisa yakwica cyakoze byari bishyushye so P ukiva muri kimwe nanjye nanjye hagize umuntu nanjye manu nyiyongoza bira mpango them niggas know yarahejeje none se hari this numva arabapeti bagera gutyo ugasanga bari kudisinga umuntu hari nawo n'umpeti weretse gukora indirimbo aranamvuga numva arimo aramvuga fresh urumva arimo aradisinga P-Fly n'ibiki oh man no peti na isense abantu banyumvishije iyo track b'inshuti zo mu peti man ndavugatse man mwampaye umpeti kuri phone tukavugana namba ndamuhamagaye ndavuga ati yo man P-Fly muvugana man Peter ajya kutayikupa nangwa ati man wikupa man bo
ngo mani ngo pingo ni ikimani ngo ndabizi ngo wabanega ko twakoresha phone ya jama we ngo bakumbisha ngira track ngo ni ikimani ngo njewe ngo cyokoze mani ngo umusa ngo ngenda kwemera ngo ati sharafu ngo ati sharafu nawe peti yangu bimeze bite are you for real mani ngo nomba peti nyine nawe nagaze byari byo uko gushaka gachat no nagaze byari byo nawe talk anyway ndamwe atari come next time gerageza kuri ibintu bifatika bifite strong biri top bintu ndambwa ati kara akadiska binumbisha arakabana so niba ugiye kudisinga mano muji nkanje urumva go deeper bro man gerageza kabisa kuri ibintu birenze buryo n'umuntu naza kubyumva avuga ati cyo ukoze mu peti yagomba umpete cyo ukoze mu buzima buryo bya biri na wo fit kuba wamudisinga back ariko ibintu bitari wo fit tuganaki tuvuga ati so muri iyi new generation P urayibona gute abo bapeti bashyashya bari gukora imiziki ya hip hop cyangwa se abarukora trap abarukora drill kuko izi boro zose umuzino umwe ni Tough Gang man umuzino umwe ni Pifla na aba TG bose babikuye kuri hip hop mwazanye hano mu Rwanda so iyi new generation urayibona gute new generation ni neza new generation neza ubwo abantu bagakwiye kuba support bagakwiye nako twagakwiye kuba supportinga cyane kwese hamwe yes kuko my brother peti barakora ntabwo ahantu ngiye namanikiye amaboko nuko ntabwo basinzira bro man wagira ngo barara muri studio cy'abasigaye bafite ngo za studio bagendana right igihe cyose peti babandika imirongo bana recording at the same time abari mu modoka mukavuma hose baba bakora so ubwo ni ikintu abantu bagakwiye kureba tureka ibyo guhatinga n'ibikibamba kuko iyo umuntu yakoze abagomba kubona ibihembo by'akazi agomba kubona prize yes niko bimeze so let's support our brothers and sisters urumva kuko nabo barimo no gwenda batabasha kwigaragaza nabo barimo urumva so nje ntabwo bro ntabwo nabaveba rwose ntabwo najya guhatinga nkubwire ngo abapeti ntabwo ngomba mbona ngo nazi ibyo barimo urumva oya ikije nanjye nabambaye umuheta kabeza kandi none cyo nanjye nabambafashije agatanga kandi ari wowe ugomba ahubwo kubatera kimwe nk'umupioneer kabisa gusa bro njewe ndahari urumva anytime mugenza bakabisa banantitera kuka man mu young bro wari wese ufite talent ufite track za bien yanyoreza tukumva yaza kansura twajya studio akanyumvisha ibikorwa bye njewe sinitaye kuba wenda izina warigize ushobora kuba udafite izina today urumva ejo ukabyuka ufite izina rya danger kubye irya wa undi uri maranye imyaka 10 ubyemera so ngewe nuko ngiye nemera umuntu wese uri talented umuntu ufite icyo azana kuri table umuntu ubushaka umuntu ubukeneye change ukora ikintu hakaza change kagaragara ukabona ko hari ikintu yakoze nyine cyahinduye ibintu uko ibintu byari bimeze uko twabifataga mu kanya gatoya next ugasanga byahindutse so umuntu nkonga wari umuntu ukomeye cyane muri new generations muri bano bakoboye bari gukora currently nabaye bapeti wa naming abapeti nka batanu bari ubona nyine the future iri bright ubona bapeti bafite ahazaza kabisa muri hip hop game sharasta kari benshi man yani benshi ni benshi ari je ushobora kumeshena nguyo ndakayategwa ta big bro katamvuze kandi bari ikibazo ku muntu nkawe akayategwa ta big bro katamvuze ariko it is what it is urumva nabo barabizi so umunsi niba ntakuvuze nation nzakuvuga cyangwa se sinakuvuga n'uburenganzira bwanjye so urumva at the same time so ariko na shout out cyane kuri Isnova twamuha shout out na shout out cyane kuri Red Ink na shout out cyane kuri J Park yes numva shout out cyane kuri ni benshi jene bari kwitwara neza ntabwo babarangiza bro ntabwo babarangiza ko ni benshi cyane ariko uwo tutavuze uwo ntavuze right now n'ubutaha uzamuvuga next time uzamuvuga kuko yes ndariho hose for real ariko n'utiyumvisha right now afite gukora ku buryo P akibazwa icyo kintu izina rye ritari tikinga mu mutwe we man ko babigomba komera that's for real man that was lit that was fire man so that was Pays Up, it is standing from Kareni Code Empire, man. I've been telling you in his up club. Uyu munsi papa mkuru hip hop mogo hip hop idol PFLA power first ladies after Capital P the great
mana y'u Rwanda. NSHYA shout out kuri NY City cyane. For real. Shout out kuri NSHYA. Yeah. NSHYA bundi ni gatatu. Yeah. So shout out no kuyandi mahodi yose ya KGL. For real. N'ahatari KGL n'ahandi hose no mu ntara yose. USA worldwide. Shout out cyane kuri Musanze. Shout out kubakoye Musanze. For real. Urumva. Za Rubavu hose ni Shalom urumva. One love urumva. So shout out no kuba Kobe bose no kuba Blues bose bari USA. Yeah. Especially do shout out abakoye bateya right. Yeah. For real. Shout out cyane kuri Babote. Yeah, bamwita Babote King Drip. Urumva shout out cyane kuri na family yose. Yeah, for real. So ni benshi cyane shout out kuri Able Gang. Urumva, Able Gang, Shalom, salute cyane. For real. Man, ni benshi byatari shout out kuri my man Zach. Urumva, nawe ari US. Zach mai nawe arabizi de kumutiba. Shalom, respect. Yes. Anyway, so shalom kuri P the Great muri Canada nawe shalom cyane, respect, one love. Yes sir.